kubera ko ubuzima bwacu buba busa n'ubuziritse ku kagozi. Niyo mpamvu ugomba kumva iki kiganiro gikubiyemo inkuru ngiye kukuganirira yaciye abantu umugongo y'akababaro ako kigeze ku musozo. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora ntuzagira acikwa n'ibiganiro byacu byose uko tubishyizeho. Ikaze. Mu gihe cy'imyaka 6, Pratik Joshi yarabayeho wenyine atuye muri Londres, ni mu mujyi umwe wo mu Bwongereza. Yakoraga muri uyu mujyi ubutaruhuka, akora akazi mu kubaka ibijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se bizwi nka software. Imvune zose no gukora ubutaruhuka byasunikwaga n'intego imwe yari afite amaranye igihe: kuzubaka ubuzima bwiza kandi bw'ibyishimo abikorera umuryango we, umugore we n'abana 3. Bari bategerezanyije ibyo ukwihangana gukomeye ko biba impamo. Bari mu Buhinde aho Pratik Joshi yakomokaga. Nyuma y'amajoro akora cyane, nyuma ya telefone zitabarika ahamagarana n'umugore we yari yarasize mu cyaro, nyuma yo gucika amananiza yose nko gushaka visa n'ibyangombwa bibavana mu Buhinde nk'umuryango bakerekeza gutangira ubuzima bushya mu Bwongereza, ejo bundi byasaga nkaho inzozi zabo cyangwa se za Pratik Joshi umugabo mu rugo n'uyu mugabo reba, byasaga naho inzozi ze ziri kuba impamo. Mu minsi 2 mbere y'uko iyi nkuru yandikwa, umugore we Madame Dr. Komi Vyas wari warihebeye umwuga w'ubuganga no kuvura abantu, yasezeye mu kazi yakoragamo mu Buhinde. Bapakiye ibintu byabo byo mu nzu, inshuti n'abavandimwe bo muri quartier babasezeraho mu marira menshi cyane. Imitima yabo yari yuzuye icyizere n'ubuzima bwiza bwari bubategereje. Bararize cyane. Ubuzima bwiza bategerezagaho gake cyane kandi bitangaje mu buzima bwabo. Iki gihe bwari bubategereje kujya gutura mu mujyi mwiza nka Londres, inzu z'umugabo we Pratik Joshi yari yararose kandi agakorera kuva kera. Mu gitondo kimwe buriye indege, bahagurikira mu ndege ya sosiyete ya Air India Flight 171 yo mu Buhinde. Bose bahaguruka nk'umuryango baseka berekeza i Londres. Iyo foto ureba niho bayifashe, bari guseka barishimye. Nibwo Pratik Joshi yafashe iyo foto maze ayohereza abo bafitanye isano. Ifoto yarimo uko bari 5 nk'umuryango we, arangije abohereza ubutumwa bugira buti: noneho bwa nyuma na nyuma turahagurutse tugiye mu rugo. Yavugaga mu Bwongereza. Gusa iherezo n'ubuzima tubayemo cyangwa se tubamo ibyo byari bifite indi gahunda. Indege yakoze impanuka. Mu kanya nk'ako guhumbya, bose uko ari 5, umugabo, umugore we n'abana 3 bahasize ubuzima. Nta muburo, nta muruza yari yabayeho, nta n'umwe bari basezeye. Byari ibyo nyine. Icyari cyitezwe kuza kuba urugendo rushyashya rw'ubuzima cyarangiye kibaye iherezo rishengura umutima. Imbaraga no gukotana kw'ababyeyi, abana 3 b'inzirakarengane n'ubuzima bwabo bw'igitangaza bari buzabeho, byose byahise bihinduka ivu ritumuka mu kanya nk'ako guhumbya k'ibyago. Natangiye nkubwira ko ari inkuru yababaje benshi, gusikana bakangura. Buri gihe twibwira ko dufite igihe cyo kugera ku byo dushaka, ku buryo tunibagirwa no kubwira abo dukunda ko tubakunda, ku buryo twibagirwa kurema inzibutso cyangwa se memoire z'ibintu byiza ku buzima bwacu, ku buryo twibagirwa ahubwo no kubaho bya nyabyo. Nyamara ubuzima ntumenye ibyabwo. Ubuzima bwakwambura buri kimwe mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo rero mu gihe ubishoboye, ita kuri ba bantu ukunda uko bikwiye. Bafate ubakomeze kandi ubane nabo. Jya ubwira abantu kandi uvuga amagambo koko usobanura neza kandi uhagazeho. Rimwe na rimwe nta gihe cyo kwisubiraho tubona. Ntuzigere wimurira umwanya wo kwishima ngo uwimurire ejo. Ntuzategereze igihe runaka ngo nibwo uzereka abantu ko ubakunda cyangwa se ngo wereke abantu urukundo. By'ingenzi ntuzigire na rimwe urindira kubaho ubuzima bugushimishije ngo uzabikora ejo.
ejo ntawuhamenya. Inkuru itwibutsa uburyo ubuzima ntawubugena ngo abugenge uko abushaka. Kenshi twimura umwanya wo kwishima ku buryo twibagirwa kubaho uko bikwiye, twibwira ko dufite igihe gihagije. Ejo ntawuhamenya. Ntuzigere na rimwe utegereza igihe nyacyo cyangwa se ibintu runaka mu hazaza uzabona ngo nibwo uzishima. Baho none. Nubwo ubuzima bugoye, jya ugerageza kuba hafi yabo ukunda, ba bandi basobanuye byinshi kuri wowe. Bititaye ku kazi kenshi cyangwa se gakomeye uburyo uhuze, babonera umwanya. Ntukemere ko hari ibisigara bitaravuzwe. Nta gihe ufite. Babwire bya bindi bagomba kumva. Babwire ko ubakunda. Ibyo kandi ubikore kenshi. Saba imbabazi niba hari aho biri ngombwa. Ubuzima ni buto cyane ku buryo utazabona umwanya wo kwicuza bya bindi utigeze uvuga. Jya ugerageza gushyira ku munzani intego zawe ndetse n'ikintu bita kubonera umwanya abandi kuri ba bandi bagukeneye. Pratique yari umugabo wifuza gukora cyane, kandi ibyo ni byiza, turanabimushimira. Ariko nanone inkuru ye y'akababaro itwibutsa impamvu ari byiza gushyira ku munzani inzara tugirira gushaka ubuzima n'inzozi zacu, ndetse no kubonera umwanya ba bandi dukunda. Buri gihe jya wibaza niba udahugiye mu guteza ubuzima bwawe imbere ngo ubigurane wa mwanya w'ingenzi wakabayemo, by'umwihariko ku byerekeye umuryango. Umwanya ubonera umuryango. Ubwo bahagurukaga bajya mu Bwongereza gutangira ubuzima n'icyizere cyinshi, nubwo bo batari bakurikiye ibintu, gusa bamwe muri mwe cyangwa se muri twebwe, reka tujye twibuka gushyira imbere imibanire n'abandi n'abo tubanye, maze tubishyire imbere y'ahari ibintu bya mirenge, ibintu byinshi. Ibuka kujya ushima kandi ubikore buri munsi. Buri munsi aba ari impano kuri wowe. Nubasha kubyuka ukaba ugihumeka, ukivugana n'abandi, ugikora bigakunda, ibyo byose ni ibintu bidasanzwe. Jya ufata umwanya buri munsi wishimira ibyo ufite. Ntugahumwe amaso ngo wite cyane ku byo ubura cyangwa se ushonje. Reka iyi nkuru y'incamugongo y'umuryango wa Pratique Josh ikubera isomo rikomeye cyane gusubizamo imbaraga. Bikwibutsa kubaho ubayeho kandi ufite intego. Bikwibutsa gukunda abantu bikwiye, kandi ujye wita cyangwa se ukajya wita kuri wa mwanya w'ibyishimo ubonye mu buzima bwawe. Ni izihe ngamba wowe wafata uyu munsi nyuma yo kumva iyi nkuru, uburyo watangira kubaho ubuzima butarimo ukwicuza na guke? Nahawe. Ni nuko dufunitse inkuru y'incamugongo y'uyu munsi. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakoze ikiganiro, anuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubaha amasomo y'ubuzima n'ibiganiro byinshi. Nibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi mu magroup WhatsApp cyangwa se ahandi hose ubamo, cyangwa se bagenzi bawe bisanzwe, kugira ngo tubashe guhugurana no guterana imbere. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwe mushyigikira.